Bakristo bavandimwe twongeye kubasuhuza ariko nanjye Dani iyo ni Lumen TV dukomeje n'ikiganiro cyacu duhimbaza misa uko bikwiye. Igice cya gatatu tugiye kureba ibiri abahereza n'abasomyi. Birakwiye ko umupadiri uzahimbaza misa abateguranye n'abazagiramo uruhare, cyane cyane abasomyi, abaririmbyi n'abahereza. Ibyo bizatuma hatabaho guhuzagurika mu migirire rusange, kwitiranya uruhare rwa buri wese no gucurikiranya ibiteganyijwe nk'amasomo n'amasengesho n'indirimbo. Iyo guhura mbere cyane bidashoboka kubera impamvu zumvikana, uyobora misa yagerageza kugera aho iri bubere mbere gato kugira ngo abone akanya ko guhuza gahunda n'amatsinda yose ari bugire uruhare muri iyo misa. Muri sakristiya si mu ruganiriro mu gihe hagitegerejwe ko misa itangira. Abahereza n'abandi bafite ubutumwa mu misa bagomba kuba biteguye mbere kandi bifashe neza, bazirikana abacece mu gihe bitegura kuvuga isengesho ryabo mbere y'uko bakora umutambagiro ugana mu kiliziya. Abasomyi kwambara neza amakanzu ya liturujia ku buryo imyenda yabo bwite itagaragara, cyane cyane hejuru. Ujya gutangaza ijambo ry'Imana atambukana ubwitonzi, agaha icyubahiro litari, akabona kujya kwitangarizo. Igihe hasomwa amasomo hirindwa kuvuga ngo isomo rya mbere cyangwa irya kabiri. Ntihanavugwa imirongo ya Bibiliya iri busomwe. Usomera isomo ahita avuga ngo isomo ryo mu gitabo cyangwa isomo ryo mu ibaruwa ya, yarirangiza akavuga ati iryo ni ijambo ry'Imana. Ni byiza gutegura amasomo ku gihe kugira ngo usoma abe yumva neza ibyo asoma, abashe kubigeza ku bandi. Usoma isomo agomba gufata neza mu mutwe naho isomo ari buze gusoma riherereye mu gitabo. Igihe asoma, ibiganza bye bigomba kuba bibumbye cyangwa ibiganza byombi bifashe ku mpera z'igitabo asomeramo iburyo n'ibumoso. Zaburi nayo ibarirwa mu mubare w'amasomo, niyo mpamvu ari ndasimburwa kereka habonetse indi ndirimbo ifite amagambo asa nayo kandi avuye muri Bibiliya. Iyo mu gutanga ijambo ry'Imana hari bukoreshwe Bibiliya, si byiza kuvuga amagambo adateganyijwe mu ijambo ry'Imana kandi nubwo yaba yanditse muri Bibiliya. Abakoresha dusingiza Imana bagomba kuzirikana ko nyuma ya dusabe ibanziriza isengesho ry'ikoraniro nta wundi wemerewe kuvuga uretse umusaserodoti. Interuro ngufi yavugwaga n'ukoresha igitabo cya dusingiza Imana ntigikoreshwa mu misa. Ikoreshwa igihe habaye umuhimbazo w'ijambo ry'Imana utayobowe n'umusaserodoti. Igihe hari kuvugwa isengesho ry'ikoraniro nta muntu wemerewe kugendagenda kandi nubwo yaba ari ugiye gutangaza ijambo ry'Imana. Abakristo batanga ijambo ry'Imana mu misa bagomba kubahiriza ibikurikira: kuba bazwi indangagaciro za gikristo, kuba baragize uko bategurirwa neza uwo murimo kandi bakigishwa agaciro kawo, kuba bazi gusoma nk'abasomera imbaga, barangurura ijwi ku buryo biyitera kwakirana ibyishimo, urukundo, ukwemera no kuzirikana neza ijambo ry'Imana bumvise. Nta kindi gikorerwa atangaza ijambo ry'Imana uretse inyigisho y'umusaserodoti, zaburi iherekeza isomo, igisurite, ibisabisho. Abasoma amatangazo bayisomera ahandi hateganyijwe hataratangazwa amasomo ya misa. Igitabo cy'amasomo kigomba guhora ku itangarizo kugera misa irangiye. Noneho tujye ku bahereza ba misa. Abahereza ba misa ni abana b'abakristu bahawe nibura amasakaramentu abiri ariyo batizimu n'ukarisitiya. Bagomba gutozwa bihagije kugira ngo babashe gukora neza ibyo bumva kandi bashyizeho umutima. Abahereza bagomba kwibutswa ko muri sakristiya atari mu ruganiriro mu gihe kitegerejwe misa ko itangira. Abahereza n'abandi bafite ubutumwa mu misa bagomba kuba biteguye mbere kandi bifashe neza, bazirikana bucece mu gihe bitegura kuvuga isengesho ryabo mbere y'uko bakora umutambagiro ugana mu kiliziya. Uwamaze kwambara nta kindi yagombye gukora kitajyana na misa. Abahereza bagomba kwambara neza bikwije, bakirinda ko imyenda yabo bwite igaragara, cyane cyane ku ijosi. Aba nabo bakwiye kwitondera uburyo badodesha imyambaro yabo, birinda ibirangaza, ibiteye isoni cyangwa ibinyuranyije n'indangagaciro nyarwanda cyangwa nyirisito. Nanone ku bijyanye n'imyambaro y'abafite ubutumwa mu misa, ni ngombwa rwose kwirinda kuyisanisha n'abasaserodoti cyangwa n'imyambaro ya liturujia n'iyabeguriye Imana, cyangwa udatera urujijo mu bakristo cyangwa bikagaragara nko gushaka kwishyira ku rwego rutari urwabo. Mbere yo kuyidodesha bagomba kubanza gushyikiriza padiri mukuru wa paruwase cyangwa undi mupadiri ubishinzwe urugero rw'uwo mwambaro bifuza kudodesha, akabibahera uburenganzira. Ni byiza ko ikanzu igenewe gukoreshwa muri liturujia iba idoze mu ibara ry'umweru cyangwa irindi bara rifite icyo risobanuye muri liturujia. Iyo hakoreshejwe icyotezo, abahereza bibutswa ko umwotsi w'ububani ufite igisobanuro nyabutatu: isengesho,
ituro n'usukurwe. Aho liturujia yateganyije iterwa ry'ububani hakurikira: mu gihe cy'umutambagiro wa misa, icyotezo kigenda gicumba muri iyo nzira y'umutambagiro. Niyo mpamvu ububani bushyirwamo mbere y'uko umutambagiro utangira. Ahandi ni mu ntangiriro ya misa. Mu kosa alitari n'umusaraba wo mu ruhanga rwa kiliziya. Iyo mu kiliziya hateguwe ibyasigaye by'abatagatifu, amajisho matagatifu, ikirugo, nabyo byoswa nyuma y'uko alitari yosejwe, ariko bigakorwa gusa mu ntangiriro ya misa. Liturujia ntiteganya ko uyoboye misa yoswa muri uyu mwanya. Aha gatatu ni mu mwanya w'ivanjiri. Mu mutambagiro w'ivanjiri, icyotezo kiba nanone kimaze gushyirwa mu bubani ku buryo bwateganyijwe no mu kuyitangaza. Mu gihe cyo gutura, mu kosa amatura alitari, umusaraba, utura igitambo, abapadiri bafatanyije gutura igitambo n'abayoboke bari muri iyo misa baterwa icyotezo. Mu kuzamura umugati na divayi, bimaze guhinduka umubiri n'amaraso nyuma ya consecration. Uburyo bwo gutera icyotezo: gutera kabiri inshuro 3, bisobanura inshuro 2 ubugira 3. Ibi bikorerwa isakamento tagatifu, ibyasigaye by'umusaraba mutagatifu, amashusho ya Nyagasani yagenewe kuramywa, amaturo kuri alitari, umusaraba wa alitari, igitabo cy'ivanjiri, itara rya Pasika, uyoboye igitambo cya misa n'abamufasha, ikoraniro n'umubiri w'uwitabye Imana. Twibutse ko bosa isakamento ritagatifu bapfukamye. Gutera kabiri inshuro 2, ibi bikorerwa ishusho y'umubyeyi Bikira Mariya, ibyasigaye by'abatagatifu cyangwa amashusho agenewe kuramywa. Ibi bikorwa gusa mu ntangiriro ya misa. Gutera inshuro 1 ikurikiranya, ibi bikorwa mu gihe cy'umutambagiro wa misa no mu gihe cyo kosa alitari bayizenguruka. Mu gihe cyo kosa alitari n'umusaraba, si ngombwa ko umusaseridoti yongera gushyira ubundi bubani mu cyotezo, ndetse n'umuhereza ufite icyotezo ashobora gushyiramo ububani mu gihe ategereje ko umusaseridoti asohoza alitari agatangira kuyonsa. Mu gihe cyo kosa ni ngombwa kubikora mu buryo bunoze, hakabaho kwirinda ko umutwe cyangwa igihimba cy'uwosa nabyo bigenda bikurikira umujyo w'icyotezo. Ni ngombwa kandi kwirinda indi migirire y'ikirenga nko kuzunguza bikabije icyotezo cyangwa kugicumbitse cyane ku buryo umwotsi w'ububani wazibiranya abahegereye. Iyo umusaseridoti uri buyobore misa amaze kwambara, atera isengesho afatanya n'abahereza n'abasomyi. Abatwaye icyotezo n'ububani baramwegera, agashyira ububani mu cyotezo inshuro 3, hanyuma akagikoreraho ikimenyetso cy'umusaraba. Umuhereza akabona kugitunganya neza cyangwa kukijyana. Nyuma y'ibyo, we n'abandi bose bafite imirimo bari bukore muri iyo misa baha icyubahiro umusaraba cyangwa ishusho imanitse ahirengeye muri sakristiya bayunamira. Ntabwo liturujia iteganya ko abapadiri bunamira bamwe ku bandi no guhindukira bakunamira abahereza cyangwa abandi bari kumwe nabo. Umutambagiro wa misa utangira inzogera yo muri sakristiya ikimara kuvuga. Indirimbo y'intangiriro nayo ihita itangira kandi abakristo bose bagahaguruka. Abari mu mutambagiro wateganyijwemo gutwara icyotezo n'amatara bakurikirana muri ubu buryo: habanza utwaye ububani n'icyotezo gicumba kandi akizunguza nta gukabya. Iki cyotezo n'ububani bitwaye n'abantu 2 bagenda imbere baringaniye, utwaye agasahani k'ububani akagendera ibumoso bw'utwaye icyotezo. Iyo hari umusaraba w'umutambagiro, hakurikiraho abahereza 3 baringaniye, uwo hagati abatwaye umusaraba w'umutambagiro, abandi bahereza 2 baba bakikije umusaraba batwaye amatara yaka. Ni byiza ko baba ari abahereza bangana mu gihagararo. Inyuma yabo hakurikiraho abandi bafite ubutumwa muri iyo misa, bakagenda baringaniye 2 kandi bagakurikirana bakurikije uburebure, abagufi bakabanza n'urwego barimo cyangwa icyubahiro bagomba. Umusaraba w'umutambagiro ugomba kuba uriho Yezu kandi bakawutwara ureba imbere. Kristo niwe nzira dukurikira. Biremewe ko uyu musaraba w'umutambagiro ari nawo wakwifashishwa icyarimwe n'umusaraba wa alitari. Ni ukuvuga ko iyo bigenze bityo, uwo musaraba ushyirwa kwa alitari cyangwa imbere yayo mu gihe cyo gusoza umutambagiro, bakazongera kuwukuraho misa irangiye basubira muri sakristiya. Iyo umusaraba ukoreshwa mu mutambagiro utandukanye n'uri bukoreshwe kwa alitari, bawushyira ahandi hiherereye bakirangiza umutambagiro.
Amatara akikiza umusaraba mu gihe cy'umutambagiro acanirwa muri sakristiya mbere y'uko uyobora igitambo cya misa yambara imyambaro ya liturujia, kandi ayo matara akomeza kwaka kugeza misa irangiye, bakayazimya ari uko bagarutse muri sakristiya. Ubusanzwe aya matara ntakoreshwa misa yo gushyingura cyangwa misa zitakoreshejwemo icyotezo. Biramutse bibaye ko umutambagiro unyura ahantu hafunganye, amatara niyo abanza imbere y'umusaraba kuko abereyeho kugaragaza uruhanga rutagatifu rw'uwabambwe. Abari mu mutambagiro igihe bageze imbere y'alitari bagaragaza icyubahiro mu buryo bukurikira. Iyo isakaramentu ritagatifu ritari mu gicumbi cya kiliziya, baha icyubahiro alitari bayunamira. Iyo tabernakulo iri kuri alitari cyangwa inyuma ya alitari, baha icyubahiro isakaramentu ritagatifu hamwe na alitari icyarimwe batera ivi. Iyo tabernakulo irimo isakaramentu iri mu gicumbi cya kiliziya, ariko ahagana ku ruhande, batera ivi baryerekeyeho. Ntibakurikizaho gutera ivi nanone berekeye alitari. Iyo abari mu mutambagiro atari benshi cyane, bajya ku mpande zombi z'umupadiri uyoboye, bagatangira rimwe icyubahiro. Iyo ari benshi bashobora kugenda ari babiri babiri. Ni byiza ko umusaserodoti uyoboye imihango mitagatifu agira nibura umuntu umwe basigarana mu gufatanya muri icyo gikorwa cyo guha alitari icyubahiro. Abatwaye umusaraba n'amatara kimwe n'ibindi byose byifashishwa muri liturujia nabo ntibatera ivi, ariko bashobora kumanura umutwe gato baha icyubahiro isakaramentu ritagatifu cyangwa alitari ntagatifu. Abari mu mutambagiro wa misa ntibapfukama iyo banyuze imbere ya tabernakulo. Ibyo bireba n'undi wese waba ufite ubumuga bwatuma adatera ivi. Mu gihe bicaye, ni ngombwa ko abari muri liturujia bagira imyitwarire ikwiye ahantu hatagatifu kandi itarangaza abandi. Liturujia iteganya ko umuntu uri mu mirimo ya liturujia yicara yegeranyije amaguru ye kandi ibiganza birambitse ku bibero. Birumvikana ko imyifatire yo kwicara mu misa amaguru atatanye, asobekeranye cyangwa agerekeranye, kimwe no guhagarara amaboko ari mu mifuka cyangwa mu mugongo idakwiye na gato. Iyo umutambagiro w'amatara urangije, urangajwe imbere n'abahereza, ntibikwiye ko baba batwaye amatara yaka kuko atari umutambagiro wa misa cyangwa isakaramentu ritagatifu cyangwa se ibindi byatagatifujwe. Ni kimwe n'uko abateganyije gutura buji batagomba kuzizana zicanya. Amatara akoreshwa mu gihe cy'itagatifuza amaturo. Ku minsi mikuru imwe n'imwe hari amatara yabugenewe akoreshwa uhereye mu gihe cy'isengesho rikuru ry'Ukaristiya, akazanwa igihe cyo gutura kirangiye, bakayakomezanya kugeza igihe cyo guhaswa kirangiye. Inkomoko yayo bwari uburyo bwo kugira ngo ikoraniro rishobore kubona ku buryo bworoshye hosiya ntagatifu mu gihe yerejwe hejuru. Ariko ibyo byaje no kwiyongeraho umuco wo kugaragariza icyubahiro umwami wacu uri mu isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya. Niyo mpamvu ayo matara z'igihe cya konsekarasiyo kigeze, hanyuma no mu gihe cyo guhazwa abayatwaye bakegera hafi y'aho Kristo baza kwakira Yezu mu Ukaristiya. Aya matara ntazanwa mu kajagari, bajya kuyazana igikorwa cyo gutura kirangiye. Muri cya gihe umuhereza watwaye icyotezo aba arangije kose ikoraniro nyuma yo kosa amaturo kimwe n'utura igitambo. Ibyiza ni uko abajya kuzana amatara bahita bajyana n'umaze kose ikoraniro bakagaruka mu gihe haririmbwa nyir'ubutagatifu. Bitewe n'impamvu zumvikana nko kwirinda kurangaza ikoraniro cyangwa se kubuza abajya kuzana amatara gukurikira neza misa yose, birashoboka ko ayo matara nayo yaza mu gihe cy'umutambagiro wa misa ariko adacanye, akazacanwa igihe cyayo kigeze. Nta na rimwe ashobora gucanwa mu bindi bice bya misa nubwo iyo misa yaba irimo umwanya wagenewe gucana amatara mu kiliziya cyangwa yo abakristo bitwaje. Twavuga nk'igihe cy'isakaramentu rya batisimu. Abatwaye amatara bahora bayafashe n'ikiganza kimwe, ikitegeranye n'icy'undi muhereza bakurikiranye gifashe itara, ikindi kirambuye ku gituza. Kuba bayafashe mu gihe bahagaze cyangwa bapfukamye ntibivuga ko inkoni zayo ziba ziri mu kirere, ahubwo bazishingikiriza hasi. Aya matara ashobora kuba 2, 4, 6 cyangwa 8 hakurikijwe ahantu n'uko hangana. Igihe bayafashe bashobora guhagarara imbere y'alitari cyangwa impande zayo barebana. Ni byiza kuyatwara mu buryo buhwitse hitaye ku ndeshyo y'abayatwaye, kandi nabo bakayafata batayasumbanije mu burebure. Abafite ayo matara bapfuka mu gihe cya konsekarasiyo kandi bakaguma gutyo kugeza igihe cyo guhazwa gitangiye. Icyo gihe barahaguruka, bamara guhazwa bakajya hegereye ahatangirwa Ukaristiya, bakahava ari uko
abaharizwaga barangiye, bagahita basubiza ayo matara aho yagenewe muri sakristiya kandi bakayazimya, hanyuma bakagaruka mu kiliziya. Umwanya bafite imirimo muri liturujia. Ubusanzwe mu gihe cy'isengesho rikuru ry'Ukarisitiya, ufite icyotezo ajya hagati y'abandi bahereza imbere ya alitari ateganye n'utura igitambo, kugira ngo azashobore gutera ububani mu gihe cyo kwereza hejuru umugati ya divayi bihindutse umubiri n'amaraso bya Kristo. Ariko iyo bigaragara ko uwo muntu n'igikorwa akora bishobora kubangamira ikoraniro ntiribashe kureba neza ibikorerwa kuri alitari, cyangwa se bikabangamira mu buryo ubwo aribwo bwose utura igitambo, ni byiza ko ufite icyotezo ashakirwa undi mwanya ukwiye. Icyo gihe yajya gupfukama hirya ya alitari. Nko ku ngazi yo hasi mu ruhande rw'iburyo bw'utura igitambo. Si ngombwa rwose ko muri iki gice cya misa abahereza bose uko bakabaye kimwe n'abandi bari mu mirimo ya liturujia nk'abasomyi n'abahereza bajya guhagarara cyangwa gupfuka imbere ya alitari mu gihe bigaragara ko bashobora gukingiriza abandi bagize ikoraniro, nko kubera igihagararo cyabo cyangwa kubarangaza nko mu gihe cyo gutwara no gusasa ibyo bari buze gupfukamaho. Guhana amahoro. Ubusanzwe usibye igihe bidashoboka, umusaseridoti arabanza akifuriza amahoro umwe mu bari hafi ye kuri alitari, umupadiri cyangwa umudiyakoni, uyu nawe akayashyikiriza umuhereza nawe akayageza ku mukristo umuri hafi, bigakomeza bityo bayahererekanya. Iyo ari ikoraniro rigari, abarigize bashobora guhita bahana ayo mahoro mu gihe kimwe bakimara kubirarikirwa, cyangwa se umwe muri bo akimara kuyashyikirizwa n'umuhereza nawe washyikirijwe n'umusaseridoti. Hanyuma buri wese akayaha umwegereye kugira ngo bitaza gufata umwanya munini muri kwa kuyahererekanya. Amahoro ya Kristo yakiranwa icyubahiro. Niyo mpamvu uyakira agomba gusa n'uwunama gato mbere yo kwakira uyamuha. Uyazanye we niyunama, kabone niyo yaba uyakira yaba ari mu rwego rw'icyubahiro ruri hejuru y'urwuyamuzaniye, kuko nyine igisobanuro ari icyubahiro gihabwa amahoro ya Kristo imbere yo kureba icyubahiro cy'uyazanye. Cyakora rero umaze gutanga amahoro ashobora noneho guha icyubahiro uwayahaye, akamenya rero koko utanga amahoro nawe yunamira uwayaha mbere yo kuyamuha, nta gisobanuro gafite muri liturujia. Aba bombi nyuma yo guhana amahoro noneho bashobora kunamirana ibiganza bibumbye. Iyo misa irangiye, abari bafite imirimo mu gitambo cy'Ukarisitiya basubira mu sakristiya bakurikiranye uko bavuyeyo. Icyitonderwa, umuntu wese utambaye umwambaro wa liturujia ntiyemerewe kugera mu gicumbi cya kiliziya mu gihe imihango mitagatifu yatangiye, yaba utegura, ufotora, usangiza amagambo, utanga ubutumwa cyangwa ubuhamya, uvuga amatangazo n'ibindi. Murakoze, mukomeze kugira amahoro y'Imana.